Ibyanditswe byera rero ni Bibiliya, tugomba kuyimenya. Yabayeho ite, ifite amateka maremare, ariko kuri doctrine ho nuko itiyongera cyangwa itagabanywa. Hari weje muri twawe rwose bati twebwe tuvugana n'Imana live, naho ibyo ngibyo ni bya kera bega gafata na Bibiliya nkaho yabaye expired, ibirimo byose byacyuye igihe. Uzumva ubuyobere rero bukurikiranye. Umuntu akerekwa nka William Mario Branham, igitabo cyitwa Iyerekwa kivuga ngo ijambo ryavuzwe. Cya gitabo akagiha imbaraga, akagiha agaciro kurusha Bibiliya. Hakaza uwitwa Charles Taze Russell Cyerekwa, hakaza igitabo cyitwa Umunara w'Umurinzi w'Isiyoni, akagiha agaciro kurusha ibyanditswe byera, kandi ibyanditswe byera bihari. Ari igitabo cyitwa Intambara Ikomeye cya Madam White, bakagiha agaciro akaba atabwiriza atacifashishije kurusha ibyanditswe byera. Abantu benshi ugasanga bafasha agatabo cyitwa Umugenzi ka John Munyana, yaje kubwiriza akagashira imbere ku ruhimbi, akigisha akabwiriza abantu bagafashwa. Ibisubizo byose by'ubuzima bw'abantu biri muri Bibiliya. Ushaka guhinga hinga neza asomye Bibiliya, uworora yorora neza yasomye Bibiliya, uwigayiga neza yasomye Bibiliya, ukora amashanyarazi cyangwa ubukanishi abikora neza asomye Bibiliya. Nta murimo numwe ukorerwa ku isi utaranditswe mu byanditswe. Bibiliya irangije byose, iri mu buzima bwose, kandi ihesha ubugingo. Cyemewe ryari byahishuwe? Umwaka byemewemo byose ko byahumetswe n'Imana ni umwaka wa 100. Korowani ntisimbura ibyanditswe byera, Intambara Ikomeye ntisimbura ibyanditswe byera, La Parole Parée de William Branham ntabwo byasimbura ibyanditswe byera, ubutumwa bwa kabiri bwa Joseph Smith Abamormon ntibyasimbura. None si yobora itorero utiriweze ibyanditswe byera ukaba ufite ibitabo udasoma, wabwirwa n'iki ko iryo torero rigendera mu kuri kandi ukura ari Bibiliya yuzuye? Umuntu akavuga ati kuva nabaho nezwa kuba pastor sindakoresha igitabo cya Ezekiel, cyangwa sindakoreshwa indirimbo ya Salomo, cyangwa sindakoresha Daniel. Bavuga yuko nyine Bibiliya n'ubundi yanditswe n'abantu, nkuko Branham yanditse, nkuko Ellen G. White yanditse, nkuko Paulo yanditse, nkuko Paulo yanditse, nyine ngo byanditswe n'abantu. Ariko ingingo z'Imana yatanze zireberwaho ntabwo bari abazikoresheje. Nukuvuga ngo kugira ngo igitabo cemerwe mu isezerano nishako cahumetswe n'Imana, nuko inyigisho za nta kindi gitabo cabyujuje. Ni Bibiliya ibyujuje. Ni Bibiliya yonyine isezerano rishari byujuje. Na isezerano rya kera bihamya ko Bibiliya yanditswe ku bushobozi bw'Imana. Hari abantu bakomeye mu isi banditse amateka mu isi, bandika ibitabo bikomeye. N'ubo bantu bashobora gusoma bakumva hari izindi imbaraga bakuyemo. Nibyo. Waduha irihe tandukaniro riri hagati y'ibyo bitabo ndetse n'igitabo cyitwa Bibiliya? Ku bandi banditse ibindi bitabo, kuko ikindi gitabo iyo tudahuje tuba tutari mu kuri. Ikindi gitabo icyo ni cyambe. Nta kindi cya kabiri waduha gitandukanya Bibiliya n'ibindi bitabo byanditswe n'abantu bakomeye mu isi? Icya kabiri ni uko uyu mwanditsi yanditse nka Voltaire, undi ijambo uvuze ko rikomeye pasi. Imana iba hose ariko ijuru ntiriba hose, kuko yaremye ijuru n'isi iriho, bahita iteka. Mana uzi kwiba hose, ukaba uzi kwishobora byose, ukaba uzi kwizi byose, ntiwakora icaha wihisha. Uzi ko Imana iba hose, ntiwaja kuyisenga ngo ufate urugendo rwishurwa. Ariko gutekereza gusa ngo ndi kubona naja i Buganda niho ndi buyibonere ni ubuyobe, kuko iba hose, ahubwo izitirwa no gukiranirwa kuri muri wowe. Abantu rero bazi ngo bazitirwa nuko iri kure. Yesu ntabwo ari data, ni mukuru wacu, ariko ni Imana. Ariko Imana ntabwo ari umwana, kandi umwana si data, kuko Imana ntabwo ari ahantu. Imana ahubwo ni ukuntu. Ukuntu gushatse kuvuga iki pasi? Imana ntabwo ari ahantu. Ukuntu ubwo ni iki? Uratubwira iki ku gitabo cyitwa Bibiliya kubirebana n'isohozwa ry'ubuhanuzi bwaryo kuva yandikwa? Ese ubundi yanditswe ryari? Ese ubuhanuzi bivugamo urabibona ko bugenda busohora cyangwa bwararangiye, cyangwa hari ubundi buzaza? Bibiliya izarangirana no kugaruka kwa Yesu, niho abantu batazongera kubwiriza, niho ibyanditswe muri iyo bizaba birangiye. Ko hari abantu bagitesha agaciro bavuga ngo Bibiliya ni inyanja, ngo ni inyanja ngo umuntu ageramo yagira agati ngakarohama ngikamumira. Bisobanuye ngo ushobora kuyisoma warukejwe ngo ukagwa cyangwa se ukayoba. Akongera akavuga ngo ni ishyamba umuntu ageramo akayoba, amaze kuyoba agahuramo n'ibindi bikamwica. Ese ibyo bintu bavuga ni ukuri cyangwa ni ukuba barayisomye bakananirwa kuyumva? Hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo, hahirwa uyategera amatwi, hahirwa n'uyashira mu bikorwa, kuko Yesu agiye kuza. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Tukwifurije amahoro nshuti mwene data,
kandi muvandimwe kugubwa neza. Turasaba Imana kugira ngo niguhe kugubwa neza, Imana iguhe kubonera umugisha mu byo ukora, kandi Imana iguha amahoro. Turagarutse mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ikiganiro Menya Nibi na Pastor Amazi Birego. Reka tubanze tumureka dusengere kugira ngo tubashe kukubwira icyo tugiye kuganiraho. Karibu Pastor. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje uyu mwanya mwiza uduhaye, umwanya wo kugubwa neza, umwanya wo gusangira ibyo kurya byera n'abatwumva hirya no hino. Tugiye kuganira amagambo yawe, kandi amagambo yawe atera imbaraga, amagambo yawe ni inyundo imena urutare, amagambo yawe aratwemeza kugira ngo tubashe gukora umurimo wawe. Uri Imana ishobora byose, tuje uko turi kose mu ntege zacu rero kugira ngo twongere imbaraga, uduhe guhamya amagambo yawe. Dusengeye abatwumva muri aka kanya kugira ngo abatwumva bose babashe gufashwa n'ijambo ryawe, bakomezwe naryo, bahuguye mu mitima yabo, bumve bahumurijwe aho bari hose, aho bari tutari ijambo ryawe ribagereho, mu mahanga yose mu bihugu bitandukanye ijambo ryawe ribagereho, ko ijambo ryawe nta kirikoma mu nkokora, kandi icyo wagambiriye cyose kizasohora kubera bose baturiye isi. Ijambo ryawe ribashe kubahumuriza, tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Ya Pastor, twagiye tuganira bwa mbere dutangira, aho twakoze ikiganiro kigizwe n'ibintu bitatu, icyo bita doctrine, discipline ndetse na reproche. Icyo gihe watubwiye kuri doctrine, uvuga ibintu 10 umuntu akwiye kumenya muri doctrine kugira ngo ubukristo bwe bube bushyitsi. Abantu bagiye babisaba cyane, bati kuki pastor yabivuze ntabisubiremo ngatubwire. No mu kiganiro cy'ubushize ndabyibuka twakoze kibanziriza icyo duheritse gukora kirebana no gutotezwa kw'itorero, wongeye kubisubiramo noneho mu ndimi seharani, mu kigiriki mu gifaransa, mu kigiriki. Aha, muri rusange nk'uko twavuze ko ibyigisho bikuru bikomeye bya Bibiliya ari 10. Nibyo bita doctrine cyangwa se inyigisho nzima za Bibiliya. Rero abantu guhuzagurika cyane mu myizerere nuko batabashe gusesengurirwa ikintu cyitwa doctrine. Twanabize ubushize bati itorero ryishwe no kugendera ku mabwiriza kurusha kugendera kuri doctrine. Itorero ryishwe no kugendera ku mareproche, icyo bita makemwa, kurusha kugendera kuri doctrine. N'imyizerere nayo iragarutse, ntabwo iba nyakuri idashingiye kuri doctrine. Nizo bita inyigisho nzima. Urabona doctrine igizwe n'ibice 10, ingingo 10 zikomeye. Abantu bakwiriye gusobanukirwa ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera ubwo ni icyigisho wakwigisha? Ni icyigisho nakwigisha. Ibyanditswe byera ni iki? Ijambo ry'Imana Bibiliya nibyo bita ibyanditswe byera. Iminsi y'imperuka, imezite, ikorite, niyo tugeze muri cyo cyigisho ubundi kigezweho ubu. Kuko inyigisho zivuga ibyo ikinyejana ca mbere byaratambutse, ariko ubu turi mu minsi y'imperuka. Bibiliya ni ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, kuko byanditswe muri Timoteyo wa 2 ibice 3:16. Ico bigirira umumaro ni ukudushira ku murongo, bikatukuza, bikatuyobora, kugira ngo umuntu w'Imana agaragare ko ashitse, agere ku rwego rwo gukora imirimo myiza. Byahumetswe n'Imana, kandi ntabwo ubuhanuzi bwigeze buza uko umuntu yishakiye, ahubwo abahanuzi, abakozi b'Imana bavugaga iby'Imana bashoreye n'umwuka wera. Ibyanditswe byera rero ni Bibiliya. Tugomba kuyimenya. Yabayeho ite, ifite amateka maremare, ariko kuri doctrine ho nuko itiyongera cyangwa itagabanywa. Ubwo twahere ku cyambere ngo ibyanditswe byera ni iki? Ibyanditswe byera ni iki? Ibyanditswe byera ni ibyahumetswe n'Imana, niyo Bibiliya dukoresha. Ariko abantu benshi ntabwo bayumva, kuko bumva ko hari iyindi hishurirwa ryakwiyongera ku byanditswe byera. Aho rero niho nifuza ko tuganira. Aho ngaho ihangane gatoya. Uyu munsi iyo twitegereje, hari abantu izi mpano umwuka wera atanga, sibyo? Cyane niyubakire ku buhanuzi n'iyerekwa. Hari abantu benshi tuzi bavuga ko bafite izo mpano, batajya bita ku kintu cyitwa Bibiliya, ku buryo ushobora no kuzana ijambo ry'Imana usomye muri Bibiliya riza risenya nk'ibyo bari bazi, bakavuga ngo ariko ngibyo ngibyo ngo ni iby'amateka. Bibiliya bakayihindura nk'ibintu byanditswe bitagifite umumaro muri iki gihe, ahubwo ngo Imana iri kuvugana n'umuntu live muri iki gihe,
hari weje muri twawe rwose bavuga ati twebwe tuvugana n'Imana live, naho ibyo ngibyo ni ibya kera mbega agafata nka Bibiliya nkaho yabaye expired, ibirimo byose byacyuye igihe, ahubwo Imana iri kutuzanira amakuru mashya uyu munsi. Akaba no mpamvu pasiteri abantu banga kumva ijambo ry'Imana ahubwo bakajya guhiga abahanuzi ngo babwirwe ibintu biri live. Nk'aba bantu urababwira iki kubirebana n'ibyanditswe byera, uburyo uyu munsi bigisohora cyangwa se ubuhanuzi buvugwamo n'uyu munsi umuntu ashobora kubwizera bigahita bisohora? Usomye Petero ya mbere igice cya mbere umurongo wa 24 haravuga ngo abantu bose bameze nk'ibyatsi, ubwiza bwabo bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi, ubwatsi buruma uburabyo bugahunguka, ngo ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ryose. Ntabwo ari igihe gito, ntabwo ari igihe runaka, ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ryose. Uzumva ubuyobere bukurikiranye, umuntu akerekwa nka William Mario Branham, igitabo cyitwa Iyerekwa kivuga ngo ijambo ryavuzwe. Cya gitabo akagiha imbaraga, akagiha agaciro kurusha Bibiliya. Hakaza uwitwa Charles Taze Rusera Cyerekwa, hakaza igitabo cyitwa Umunara w'Umurinzi w'Isiyoni, akagiha agaciro kurusha ibyanditswe byera, kandi ibyanditswe byera bihari. Hari igitabo cyitwa Intambara Ikomeye cya Madamu White, bakagiha agaciro, akaba atabwiriza atacyifashishije kurusha ibyanditswe byera. Kandi Bibiliya iravuga ibyahishwe 22:18 ngo uzongeraho kuri ku magambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo, Imana izongera ku byago byose byanditswe muri iki gitabo. Uzagabanya, Imana izagabanya umugabane we wo ku giti cy'ubugingo cyasezeraniwe abayikunda. Ni ukuvuga ngo abantu bagaha agaciro ikindi gitabo kuko batizi ibyanditswe byera n'iki bifite agaciro ki. Iwacu abantu benshi ugasanga bafasha agatabo cyitwa Umugenzi ka John Munyana, yaje kubwiriza akagashira imbere ku ruhimbi, akigisha akabwiriza abantu bagafashwa. Ni igitekerezo cy'umuntu w'umukristo nkawe nkanje, ariko ntabwo kaje kongera ku byanditswe byera ngo gahinduke ibyahumetswe n'Imana. Iyo bishoboka Imana yari kubyemeza kikaba igitabo cya 67, ariko kuko ibitabo ari 66 byahumetswe n'Imana, Yesu akazagaruka ari 66. Ni igihamya tutazongera kugira Bibiliya ifite 67 kereka ari ushaka kurwanya Imana. Uzongera cyangwa akagabanya, n'utarasobanukiye ibyanditswe byera n'agaciro kawe. Ibisubizo byose by'ubuzima bw'abantu biri muri Bibiliya. Ushaka guhinga hinga neza asomye Bibiliya, uworora yorora neza yasomye Bibiliya, uwigayiga neza yasomye Bibiliya, ukora amashanyarazi cyangwa ubukanishi abikora neza asomye Bibiliya. Nta murimo n'umwe ukorerwa ku isi utaranditswe mu byanditswe na tekinoloji, byose birahari. Ni ukuvuga ngo Bibiliya ibyo byose biyirimo. Ubuzima bw'abantu bwose buri muri Bibiliya. Uwashaka kubugira kuba bwiza cyane nuko yakwifashisha Bibiliya gusa. N'abahanura nabo niduha pwedere, nuvuga ngo ikimenyetso kigaragara ko utari mu buntu bw'Imana, utahamagawe n'Imana, utakoreshejwe n'Imana, nuko ibyo wahanuwe tubigenzura, tukabigenzuza Bibiliya. Ese abantu bahanura bate? Tukarebera muri Bibiliya. Nizo mpamvu Bibiliya irangije byose, iri mu buzima bwose, kandi ihesha ubugingo. Kumenya ibyanditswe byera rero bituma umuntu adahuzagurika. Ntabwo wakwizera ibyavuzwe n'umuntu, ibyavuzwe n'Imana bihari. None se pase, ndagira ngo tugaruke cyane kuri bano bantu bitwa abanyempano, bavuga ngo bafite impano ngo z'umwuka. Zirahari, kubera ko uzasanga kenshi harimo benshi bamaze gutana, kandi ntabwo duhakana ko batazifite. Hari abazifite, barazifite, impano ziremewe, zirahari, zirakora, kandi zubaka itorero. Ariko ugasanga akenshi nk'uyu muntu kuko atigeze amenya agaciro ka Bibiliya, ahubwo arayitesha agaciro, agashaka kugaragaza ko we uburyo Imana ivugana nawe ari byo bifite umurongo wa nyawo kurenza uko ngo wabisoma muri Bibiliya. Oya, Bibiliya yemera uburyo 7 tuvugana nayo, kandi nabwo buri muri Bibiliya. Nuvuga ngo kubonekerwa biri muri Bibiliya. Aburahamu yarabonekewe, kurota biri muri Bibiliya, Yakobo yararose, kwerekwa biri muri Bibiliya, Daniyeli yareretswe, ikimenyetso n'igitangaza biri muri Bibiliya. Gideyoni yakoresha ikimenyetso n'igitangaza kugira ngo
arengera ubwoko bw'Isirayeli. Noneho rero guhishurirwa biri muri Bibiliya ni Yohana, guhanura biri muri Bibiliya nka Yeremiya, inyandiko zidasobanutse nka ziriya za Berushazari ziri muri Bibiliya. Nta yindi nzira y'itumanaho Imana yashizeho uretse kubonekerwa, kurota, kwerekwa, ikimenyetso n'igitangaza, guhanura, noneho inyandiko zidasobanutse no guhishurirwa. Buri wese rero agira uko akorana n'Imana muri kimwe muri ibyo, ariko byose biri he? Biri muri Bibiliya. Ni ukuvuga ngo utwo tuntu uvuze buri wese ashobora kukagira, ariko n'ahandi kari muri Bibiliya. Ni uko ubwo atakabwiwe ashobora kuberwa ko agafite. Urumva aha hantu igikomeye kirimo izo mpano zose uvuze, ni inzira bazita etape de communication zitumanaho hagati y'Imana n'abantu. Ariko noneho igitangaje nuko n'ahandi tuzivoma uretse muri Bibiliya. Muri Bibiliya. None nk'uyu muntu rero wagize iri yerekwa cyangwa se ibonekerwa cyangwa ihishurirwa, cyangwa agasigara atesha agaciro ya Bibiliya. Oya, waba wabonekewe si ugatesha agaciro Bibiliya, kandi Aburahamu yarabonekerwaga. Ubwo ntabwo yaba ari Imana iri kumukoresha. Yaba ari Imana iri kumukoresha. Ubwo se warota ukabitandukanya n'inzozi za Daniyeli n'inzozi za Yakobo, kandi Bibiliya itwereka uko barota nuko basobanura inzozi. Ntubyashoboka. Ubwo bivuga ngo umuntu wese uzi ko yerekwa, mbega uri muri izo kategori zose akwiriye kurebera muri Bibiliya. Nkuko Yohana yahishuriwe, ukavuga uti nahishuriwe, ariko na Yohana yarahishuriwe kugira ngo bitubere urugero. Abahishurirwa bati, ibi twagiye tubibona, bahanura bati, bakoresha inyandiko zidasobanutse zite kuko zemewe n'Imana. Ibi twagiye tubibona aho abantu bavuga ngo ni abanyempano, akaba wenda afite tudefo twinshi, cyangwa akaba yanavangirwa, ariko umuyobozi we cyangwa undi muntu yamuhugura atari ko hariya agahita avuga ati mwebwe muri abanyamubiri, nta mwuka wera mufite, mwe tuzi ko tuvugana n'Imana. Ukavuga ati ariko dore Bibiliya ukivuga ati Bibiliya se no kuba umuntu yavuganye n'Imana live bihuriye he? Twebwe tuvugana nayo live, wowe uratuzanira Bibiliya ukumva atisha agaciro Bibiliya, ahubwo ari agaciro iryo yerekwa yagize. Ni ryo abantu baje impaka. Petero yazuye Dorukasi asenga kubw'impano. Paulo azura utuko, byahishuwe 20:7 kubw'impano. Yesu aduha urugero rwo kuzura Lazaro. N'izindi ntumwa zikora ibitangaza. Ko bavuga batyo, ko batigana noneho ngo Imana ibabwire ngo bazure badasomye Bibiliya. Ni kuvuga ngo byose babikopera muri Bibiliya. None se pase uratubwira iki ku gitabo cyitwa Bibiliya kubirebana n'isohozwa ry'ubuhanuzi bwaryo kuva yandikwa? Ese ubundi yanditswe ryari? Ese ubuhanuzi bivugamo urabibona ko bugenda busohora cyangwa bwararangiye, cyangwa hari ubundi buzaza? Wenda hagati aha bakaba butahari, hari igihe buzasohora nanone. Bibiliya izarangirana no kugaruka kwa Yesu, niho abantu batazongera kubwiriza, niho ibyanditswe muri iyo bizaba birangiye. Ariko ubu biracaza. Yanditswe mu gihe cy'imyaka 1600 ku gitabo cya mbere cy'isezerano risha, cyanditswe mu 1500 mbere ya Yesu. Icyanyuma ni igitabo cyanditswe mu kinyejana cya mbere mu ijana nyuma ya Yesu. Ubwo ni ibihe? Ubwo ni ibyahishuriwe Yohana. Byanditswe ryari? Muri 96 n'ijana nyuma ya Yesu. Hanyuma icyambere cy'isezerano rishya, icyambere cy'isezerano rishya ni igitabo cya Yobu cyanditswe mu 1500 mbere ya Yesu. Yobu se ni isezerano rishya cyangwa ari mu rya kera? Isezerano rya kera. Igitabo cya mbere cyanditswe mu isezerano rya kera ni Yobu. Mu cyanditswe ryari? 1500 mbere ya Yesu. Igitabo cya mbere cy'isezerano rishya, icyambere cyanditswe mu mwaka 44 urwandiko rwa Yakobo. Urwandiko rwa Yakobo. Yakobo niwe wanditse mbere ya Bibiliya byose, Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Mu isezerano rishya ariko. Mu isezerano rishya. Ibyahishuwe n'igitabo cya nyuma. Ni igitabo cya nyuma. Cyemewe ryari byahishuwe? Byemewe muri mwaka 367 mu gihe Antanazi yari amaze gusohora urutonde ruheruka rw'ibitabo 27 bya Bibiliya. Niho byose byemewe uko ari 27, ariko byari bigera kuri kwijana, bakaja bakuramo bimwe bayungurura jonjora, basigarana 27. Umwaka byemewemo byose ko byahometswe n'Imana ni umwaka wa 367, byemejwe n'umujenama ukomeye yitwa Antanazi. None pase hari ijambo numva ari muri Petero rivuga ngo ntabwo ijambo ry'Imana ryari rigajuka. Gute? Nicyo nari nkubajije. Ese hari ibintu birivuga byarangiye bitagisohora ku isi? Icyo ni cyambere. Cya kabiri, ese hari ibintu birivuga biri gusohora uyu munsi? Icyo ni cya kabiri. Cya gatatu, ese hari ibintu birivuga bizasohora bitari byasohora uyu munsi? Mu gitabo cy'ibyahishuwe
uko Yohana yeretswe ibice 13 urabona ko yeretswe ubutegetsi bw'i Babuloni atarabaho ntibwabayeho se n'amateka byabayeho ntibwabayeho ubwo butegetsi buvugwa mu byahishuwe 13 twarabyizubishe akerekwa inyamaswa intare, akerekwa inyamaswa y'idubu, akerekwa ingwe, akerekwa inyamaswa iteye ubwoba ntibyatambutse ariko ikaba itari yasoza igihe kuko tutari twarangiza aka gahembe tuzavugaho gutaha ubu birimo birasohora kandi biri no kuza. Yesu ataragaruka rero hari ibyo muri Bibiliya na n'uyu munsi bitarasohora ariko bizasohora Yesu agarutse kugira ngo arangize ubuhanuzi. None bazi ko numva Bibiliya ari igitabo gikomeye kubera iki hari abantu batagiye agaciro ahubwo bakajya kwirirwa bagenda ku bahanuzi ngo bahanurire berekwe. Bibiliya irakomeye kuyisobanukirwa, kuyisoma ngo uyumve bisaba kurara nkera, bisaba gusenga cyane, bisaba kurara mu mashamba, bisaba kurara mu byumba usoma, naho usomeye hejuru ni igitabo gikomeye. Nizo mpamvu abakristo bamwe babonye agatabo k'umugenzi yumva ko kasimbura ahubwo Bibiliya kuko ko koroshe kandi kakagira amagambo ya gikristo, ariko ni kosa gushira igitabo kitari Bibiliya ku ruhimbi ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, kuko karafasha ariko ntabwo ari ijambo ry'Imana. Nwese ko twabwirije byinshi, nabwirije kuva muri 85 niho nabaye umuvuga butumwa kugeza uyu munsi wa none, ko ntabyo navuze byari byaba Bibiliya kandi ariyo nkoresha. Nuvuga ngo Bibiliya ntihinduka, iyo biba bihinduka tuba twaricana tukagira nawe uba warayanditse, tuba twaranditse tugasimbura. uba ufite Bibiliya nawe ntawemerewe nkora mu jisho na Korade Mahome ntabwo yasimbura ibyanditswe byera. Korowani ntisimbura ibyanditswe byera, intambara ikomeye ntisimbura ibyanditswe byera, ijambo ryavuzwe la parole parée de William Branham ntabwo ryasimbura ibyanditswe byera, ubutumwa bwa kabiri bwa Joseph Smith abamormon ntibyasimbura ibyanditswe byera, ibyo bita le livre de Mormon, le principe divin y'abamunise ntisimbura ibyanditswe byera, nubwo babyubahiriza kurusha ibyanditswe byera bavuga ngo principe divin yahumetswe na Muni, livre de Mormon yahumetswe na Joseph Smith, bakavuga ngo intambara ikomeye yahumetswe na Madame White. Ariko ibyo byose ni ibitekerezo by'abantu bifasha twakwifashisha tubwiriza ariko tudashize igitabo ku ruhimbi. Bibiliya niyo yonyine itegeka uruhimbi, nibwo butumwa bwiza bwuzuye bwakwigisha abantu bagakizwa, ibindi bikaza ari ubusobanuro bw'ubumenyi bugeretseho ariko ntibwasimbura ibyanditswe byera. None baze ni ako ndibo kagarukeho ingaruka zibaho ku bantu bakoresheje ibyo bitabo, ku bayoboke babo, ingaruka zikomeye aho turahagaruka cyane. None iki gitabo cyitwa Bibiliya ndagira ngo cyumvikane kuko kitabo nanjye hari uburyo gisoma nkumva kirenze ubwenge bwanjye, ko hari abantu bagitesha agaciro bavuga ngo Bibiliya ni inyanja, ngo ni inyanja ngo umuntu ageramo yagira agati ngakarohama ngikamumira. Bisobanuye ngo ushobora kuyisoma warukejwe ngo ukagwa cyangwa se ukayoba, akongera akavuga ngo ni ishyamba umuntu ageramo akayoba, amaze kuyoba agahuramo n'ibindi bikamwica. Ese ibyo bintu bavuga ni ukuri cyangwa ni ukuba barayisomye bakananirwa kuyumva? None si byahishuye igice cya mbere 1:3 ndavuga ngo hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo, hahirwa uyategera amatwi, hahirwa n'uyashira mu bikorwa kuko Yesu agiye kuza. Ntabwo rero iki gitabo kivuguruzwa, abo bantu bavuga ngo ni inyanja ni ukutagisoma. None si uyobora itorero ko turiyobiza ibyanditswe byera ukaba ufite ibitabo udasoma, wabwirwa n'iki ko iryo torero rigendera mu kuri kandi ukura ari Bibiliya yuzuye? Umuntu akavuga ati kuva nabaho nezwa kuba pastor sindakoresha igitabo cya Ezekiel cyangwa sindakoresha indirimbo ya Salomo cyangwa sindakoresha Daniel. Ubwirwa n'iki ko ubutumwa bwiza utanga ari ubwo kuri bujana abantu ku Mana kandi ijambo yavuze utarikoresha? None se abantu duhimbe ubundi butumwa bwiza ibivanjiri ya kabiri nk'abamormo tuvuge ko Yesu yongeye guhumeka ibindi tugomba gukoresha tukareka ibyo yadusigiye? Ntibishoboka. Bavuga yuko nyine Bibiliya n'ubundi yanditswe n'abantu, nkuko Branham yanditse, nkuko Ellen G. White yanditse, nkuko Paulo yanditse, nyine ngo byanditswe n'abantu. Ariko ingingo z'Imana yatanze zireberwaho ntabwo bari abazikoresheje. Ni ukuvuga ngo kugira ngo igitabo cemerwe mu isezerano nishako cahumetswe n'Imana, nuko inyigisho zacyo zaba zihuje n'inyigisho zitwa orthodoxy, inyigisho zigororotse Kristo yasigiye intumwa, tizihushanye.
icya kabiri ni uko wanditse icyo gitabo aba yarabanye na Yesu cyangwa yarabaye intumwa ya Yesu, niyo critère d'apostolicité. icya gatatu rero ni uko ubutumwa bwiza bwo muri ayo magambo bwaba bwemewe mu buryo mpuzamahanga, noneho uwacanditse akaba yarashoreye n'umwuka wera. Nta kindi gitabo cyabyujuje, ni Bibiliya ibyujuje, ni Bibiliya yonyine isezerano rishari byujuje. Naho isezerano rya kera kugira ngo igitabo cyemerewe ko cyahumetswe n'Imana nabyo ni byinshi, byari byinshi, ariko cyagombaga kuba umuzingo uboneka mu rurimi rw'igiheburayo, cyagombaga kuba kivuga amateka y'ibanze ry'Abisirayeli ya kera, cyagombaga kuba kiganira ku bantu babaye ibirangirire mu mateka y'ijambo ry'Imana nka ba Salomo na ba Dawidi, byagombaga kuba kishigikira ibyo gusubiza mu buryo ibyasenyutse by'Imana bya Isirayeli no kurengera ubwoko bwayo, cyagombaga kuba gishigikiye igitekerezo rubanda nyamwinshi bw'Abayuda, cyagombaga kuba cyanditswe n'umuntu warushoreye n'umwuka w'Imana. Nta kindi cyabyujuje. Isezerano risha rifite 4, isezerano rya kera rikagira 6, bikaba 10 bihamya ko Bibiliya yanditswe ku bushobozi bw'Imana. Nta kindi gitabo rero cy'intambara ikomeye gifite birabihamya, kuko uwagihumekewe ntabwo azi Yesu, ikindi ntabwo yakurikiye inyigisho za Yesu. Hari abantu bakomeye mu isi banditse amateka mu isi, bandika ibitabo bikomeye, n'ubu abantu bashobora gusoma bakumva hari izindi mbaraga bakuyemo. Nibyo, hari za dictionnaire biblique, hari n'izitari biblique. ari umuntu wanditse igitabo kikagira imbaraga, kigakundwa, kigasomwa, nkarike Warren. Urugero cyangwa nka kiriya ubu none tunabivane mu Billy Graham, ibisubizo by'ibibazo byacu cya Billy Graham nacyo cyakunzwe n'abantu. Yego, reka wenda tunabivane mu birebana na religion, ahubwo tujye no ku bandi bantu b'isi banditse ibitabo bivuga ku mateka y'ibintu runaka, bakandika ku bintu runaka. Ibyo bitabo gabona birakomeye, byarasomwe, bikagira imbaraga. Nka Voltaire, ka Jean-Jacques Rousseau baranditse cyane, baranditse bakomeye. None waduha irihe tandukaniro riri hagati y'ibyo bitabo ndetse n'igitabo cyitwa Bibiliya? Biriya bitabo byanditswe ku buhanga bw'abantu, binarushana page impapuro Bibiliya. Ariko Bibiliya ijambo ko ryahumetswe n'Imana rihora ririsha imbere yawe. Icyo gitabo cyanditswe na Voltaire, y'abantu bagisomye bahuza igitekerezo. Ariko Bibiliya iyo ubwirije ku murongo, naje nkawubwiriza n'undi akawubwira, tuvuga ibitandukanye kandi twese dushoreye n'umwuka w'Imana. Bigaragara ko Imana ifite akarusho ku bandi banditsi b'ibindi bitabo, kuko ikindi gitabo iyo tudahuje tuba tutari mu kuri. Ikindi gitabo cya Voltaire, igitabo cya Jean-Jacques Rousseau, ariko Bibiliya yo ushobora kuti ndabwiriza uyu murongo, bati nanjye ndawubwiriza, nubwo twakurikirana mu rusengero abantu bagafashwa, ariko tutavuze bimwe, uko ni uguhumeka. Kandi buri wese akumva uvuze ukuri, akuvuza ukuri, uko ni uguhumeka. Kandi ari wa murongo murimo muravuga umwe nuko byita guhumekerwa. Ubwo ushaze kutubwira ngo kutava kuri ibyo bitabo, ako ni akarusho Bibiliya ifite byose. Nuko umurongo wabwirije muri 1980 n'uyu munsi ari uwubwiriza, abantu bakabatizwa mu mwuka yera bagafashwa, ntibawurambirwe. None se fase icyo ni icyambere. Nta kindi cya kabiri waduha gitandukanya Bibiliya n'ibindi bitabo byanditswe n'abantu bakomeye mu isi? Icya kabiri ni uko iyo umwanditsi yanditse nka Voltaire, undi umeze wenda nka Molière aza akamuvuguruza. Akubira nta muntu uraza kuyivuguruza, nta muntu uraza ngo avuge ngo hano hari kuba gutya ngo gutya. Ko wamagane kuki ibyo bitaraba? Nta biraba. Kandi bahari bashobora kuyivuguruza, bahanga. Kubera iki wamugane? Nuko iby'Imana bidahinduka kandi bihagije. Kuvuga ngo Bibiliya ifite ububasha kuko nta muntu wagira icyo gitekerezo cyo gushaka kuyihindura. Nta n'uwayishobora guhindura. Bibiliya irakomeye. Bibiliya ni igitabo cy'Imana. Iyo tuvuze Bibiliya numva mpfuye. Bibiliya ibindi bitabo barabivuguruza, kandi ibindi bitabo baravuga bati niba ugiye gukora ubushakashatsi nturebe igitabo cya kanaka c'iki kinyejana, ibyo byarashaje. Ahubwo urebe igitabo yanditse mu myaka iheruka,
nico urabonamwo ibyo ukeneye byemewe. Naho nusoma icyaka bashobora kubyanga. icyo ni cya gatatu gutweretse ko ibindi bitabo byo binabikwa bigacyura igihe bakavuga ati nukoresha igitabo ntiturakwemera. Niyo turi kwandika ibitabo turangiza amashuri barareba bati wakoresha igitabo cyande ukakivuga bati kicari cemewe mu myaka ya kera ntabwo uyu munsi kicemewe. Bibiliya yonyine niyo utavuga ngo iki cyari cemewe muri iyi myaka ngo ubu niyo. Ni ukuvuga ngo buri munsi igihe cyose uko ibihe bisimburana mu isi ihora ari nshya. Bibiliya yo nisha igendana n'icyo gihe, ibyivuga bigahura n'icyo gihe. Ntabwo ari igitabo cy'ingwiririzi, ni igitabo gihoraho. None uravuga iki? Mu minsi yashize twumvishe aho papa atinyuka avuga ngo Bibiliya ngo yabaye expired, ngo numvishe ko arimo kwandika ikindi gitabo gisimbura Bibiliya. Nk'uwo muntu uravuga iki kuri icyo kintu, nk'umuntu utweretse ko Bibiliya ari igitabo gihora? Ntabwo nagira icyo bivugaho kuko ntabwo yabimbwiye. Ikindi nta bushakashatsi nabikoraho, n'ibyo azavuga sindabibona, ariko nikiboneka nzabivuga. Ibyo byaceho cyane hirya no hino rwose, biranamamazwa, biravugwa. Ni nkibona rero jambo yarivuze, hari uwakoze ubushakashatsi nyakuri akazana ibihamya, tuzagira icyo tubiganiraho. Ubu nta kintu wabivuga ko utarabyumva wowe? Kuko ntarabyumva ngo ndebe koko ayo magambo na Bibiliya barayibeshera rega. Uretse n'ibindi na Bibiliya, none se abantu basoma nk'umurongo par exemple uvuga ngo Timoteyo ya mbere igice 5:23 inda yawe yakunaniye jyunywa gake. Bibiliya iravuga ngo kubw'uburwayi, ntabwo bavuga ngo kubw'inda yawe yakunaniye, ariko abantu bagahimba bakabwira Bibiliya, bakavuga Bibiliya ikitavuga. Ni muri ubwo buryo wenda bamuvuga ibyo atavuze. Okay, tuzabigarukaho iyo nkuru tugiye kuyishaka, nge nzayizana byose bikwereke naho yabyanditse ko yaranabyanditseho. Okay. Fase tube tuvuye kuri Bibiliya kuko ni igitabo kigari. Iyo tukivuze nari mvuze ngo numva mpfuye, kirandenga nkumva mbuze icyo nakora. Bibiliya ni igitabo kirenze, ariko twumvise ko kiruta byose. Kiruta byose, kirumvikanye. Tubaza gusoza utanga inama. None hanyuma ubwo ushaka kutubwira ko icya kabiri kigize doctrine ni iki? Ni Imana. Imana ni iki? Dusobanurire Imana ho gato. Ririya jambo Imana ni ukuvuga ngo Theos mu rurimi rw'Ikigiriki. Theos bisobanura ngo Imana, ariko kuko abayuda bakunda kuyubahiriza bashiragaho article bakavuga ngo ho Theos, bavuga ngo Imana. Imana rero muri buryo bwa doctrine hari ibintu abantu bagomba kwitondera. Iby'ingenzi bibanza ni ukumenya ko Imana itararema isi n'ijoro yabagaho. Ni ukuvuga ngo ikaba yitwa Uwiteka. Noneho Imana ikaba iba hose, ijuru rikaba ritaba hose. Ni ukuvuga ngo Imana ntiyakwira mu ijuru. Oya, yariremye iriho ritariho. Imana ntiyarikwiramo rero urumwe. Ijambo uvuze ko rikomeye pasi. Imana iba hose ariko ijuru ntiriba hose, kuko yaremye ijuru n'isi iriho. Nyine yarariremye rikwira hose kuko nayo iba hose nyine. Ijuru ntabwo riba hose. Kubera iki? Ijuru none se aho isi iri hari ijuru? Ariko ntabwo ijuru ringana n'isi. Oya, ndi kuvuga ngo aho isi iri hari ijuru, niko ndi kubaza. Ntarihari. Aha, ni ukuvuga ngo Imana iruta byose. Nta nizo mpamvu yavuze ngo ijuru ni intebe yanje, isi ni intebe y'ibirenge byanje. Niyihenze umwanya ubakira nakwiramo. Uwiteka abwira abayuda. Imana rero kuyimenya ni ukumenya kwiba hose. Uretse Yesu n'umwuka wera ko nta kindi kintu kiba hose. Ukamenya ko Imana ishobora byose, ko nta kinanira, ko n'iki itagukoreye ni igihe kitaragera, cyangwa wenda wasabye ikidakwiye, cyangwa si ingenzi. Ukamenya ko Imana izi byose, ko ntaho wayihisha, kuko Zaburi 139 havuga ngo twayihishaye haba ikuzimu. Imana iba mu ijuru, Imana ikaba hano ku isi turi, ikaba n'ikuzimu, ariko igakwira hose. Nari amajuru yose batandukanya, Imana yabamo yose. Ijuru ry'imvura n'ibisiga, ijuru ry'ibiva binini ukwezi n'izuba, ijuru ry'abamarayika, akaba n'irindi ijuru ziri hejuru y'ibyo bandika mu Baefeso igice cya 4:10 ngo Yesu Kristo amaze kuzuka ngo aja hejuru y'amajuru yose. Mu buryo bw'iyerekwa Paulo avuga ngo narazamuwe ngera mu ijuru rya gatatu. Niba narindi mu mubiri simbizi,
niba nandi mu mwuka simbizi, icyo nzi bizi Imana. ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu agera by'ukuri aho Imana iri, ntawe wari wagera aho Imana iri. ni ukuvuga ngo yageze mu ijuru ry'Imana imwihishuriramo kuruta aho yari ari, ariko ntabwo yageze aho Imana iri, ntawe wari wahagera. n'ijuru ntahatagerwa, ariko ifite ahantu hayo yo yibera, no ifite ahantu hahandi yaremaga ijuru iri. ako kantu gasubiremo, hahandi Imana yaremaga ijuru iri. ukuvuga ngo ahantu hayo h'umwihariko bahita iteka. niko bahita iteka, eternite. ariko Imana irarenze bahita iteka. ni ukuvuga ngo Imana ifite ahantu hayo h'umwihariko, hahandi yaremye ijuru iba ikarema n'isi. birenze ubwenge bwanjye noneho. wa mugani ntabwo wabitekereza ngo uzabivemo. ntabwo wabitekereza ngo ni byinshi, ariko ni ukuvuga ko Imana uzi kwiba hose, ukaba uzi ko ishobora byose, ukaba uzi ko izi byose, ntiwakora icyaha wihisha. icyo ni cya mbere. uzi ko Imana iba hose, ntiwaja kuyisenga ngo ufate urugendo rwishurwa. kereka ariko ubutumwa bwayo. Imana ikakubwira uti mbo ndagutegetse ja mu Burusiya, kuko ari Imana igutegetse. hari umugambi bishaka gusohoreza muri wowe. ariko gutekereza gusa ngo ndi kubona naja i Buganda niho ndi buyibonere, ni ubuyobe kuko iba hose, ahubwo izitirwa no gukiranirwa kuri muri wowe. abantu rero bazi ngo bazitirwa nuko iri kure. oya, izitirwa no gukiranirwa kuri muri abo bantu. dushoje aka kabiri. aka gatatu ni Kristo Yesu. cya gatatu ni Kristo Yesu. kumenya Yesu ni iki? kumenya Yesu ni iki? abantu benshi bamuvuzeho byinshi, nk'abahamya ba Yehova bavuga ko Yesu atari Imana kuko ari ikiremwa cyayo. basomye mu Bakolosayi igice cya 1:15 baravuga ngo ni imfura mu byaremwe. ariko ibyaremwe ni uko ahubwo Yesu yabiremyeho, nizo mpamvu bakoresheje iryo jambo mu rurimi rw'ikigiriki ngo ni imfura mu byaremwe, ni uko ari we wabiremye ahubwo ibyaremwe mbere. noneho nta cyaremwe adahari. Yesu rero yari afite akamero k'Imana mu Bafilipi igice cya 2:4 kugeza ku 11. ngo ntiyatekereza ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa. kwisiga ubusa gutuma agira akamero k'umugaragu w'Imana. noneho abamurebera mu kwisiga ubusa kwe igihe yagiye mu nda ya Mariya bakeka ko Imana imuruta. ariko Yesu ni Imana yigize umuntu. noneho aba umwana w'Imana kugira ngo anyure mu nzira yo gucungura afite umubiri. abantu rero ntibabizi, hari Imana Data, akaba Imana Umwana n'Imana Umwuka Wera. Yesu rero mu isezerano risha ntabwo ari Data, ahubwo ni mukuru wacu. nizo mpamvu Imana yavuze ngo, Yesu yavuze ngo nzahamiriza bene Data imbere yawe. uvuga ngo turi bene se wa Yesu, kuko Yesu ari umwana w'Imana, akaba imfura mu byaremwe, ariko tukaba turi abana b'Imana bamwemeye. kubera iki ibyo bintu byose bibarizwamo? ni umwana w'Imana, ni Imana, ni imfura muri bene se, ni Imana yaremesheje isi. yari afite akamero k'Imana, kuko buriya butatu burema Yesu aburimo. aho bavuga ngo tureme umuntu ase natwe agira ishusho yacu, noneho bakabihuza na Yohana igice cya 2 bavuga ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. ni ukuvuga ngo nizo mpamvu bavuga ngo kwicisha bugufi kwe kwatumye asiga akamero k'Imana, agira ishusho y'umuntu. muri cya gihe rero yemeye kwinjira muri Mariya kugira ngo agire umubiri abashe gucungura, nico gihe Imana yamuruse kuko yari yabaye umuntu. ariko usomye Abafilipi igice cya 2 hariya wa 11 havuga ngo nico cyatumye ngo Imana imuha izina risumba amazina yose, kugira ngo amavi yose amupfukamire, ari ayo mu ijuru, ari ayo mu isi, ari ayo munsi y'isi, ngo kandi indimi zose zihimbaze ko Yesu Kristo ari Uwiteka. ntabavuze ngo ko ari umwana w'Imana. aho mpagezeho ndikanga. ari Uwiteka. bigaragara ko kwicisha bugufi ni Imana yari yigize umuntu. harano ubutatu bwera. Imana yari yigize umuntu, Imana iramuruta. muri Yohana 14:27-8 haravuga ngo ntimubaririze ko njya kwa Data,
ntibobazwe ko nja kwa data kuko data anduta. Ijambo rivuga ngo data nduta. abasilamu aho bakunda kwifara Barahafata cyane n'abahamya bati none Yesu ubwe arahamya ko isa muruta. bakibagwa gusoma handi avuga ngo yaretse akamero k'Imana, ntiyatekereza ko kugira ako kamera ari ikintu cyo kugundirwa. Ntibongere ngo barebe ngo Imana irongera imusubiza izina rita amazina yose Uwiteka. ngo ahinduke Uwiteka asubirane ka kamero ke. Ntibahasoma. No mu isengesho yasenze ndabyibuka yaravuze ngo ibyo wampaye gukora narabikoze kandi narabirangije, ngo nanone data ng'imbere yawe ngo unyubahishe cya cyubahiro ahoranye ndi kumwe nawe. Sarabye cya cyubahiro. Amaze kugisubirana rero abisilamu ntibabimenya, n'abahamya ntibabimenya, ariko itorero rirabimenya. None se pase iyi ni confusion nabyo icyo twemera kuri Yesu Kristo, twemera ko yatambwe ku bwacu, akaba ari umwana w'Imana, akaba yaragize umubiri kugira ngo abashe gucungura. Ariko noneho Yesu akaba ari Imana, noneho akaba Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera, akaba ariyo Mana. Ni ukuvuga ngo Yesu ntabwo ari Data. Tugumvikana muri Trinity. Ariko Imana ni Umwuka, ariko Umwuka ntabwo ari Data. Baze iyi filozofi yawe uvuze none suba kantu twumve. Ni ukuvuga ngo Yesu yasubiranye akamero k'Imana. Noneho rero mu butatu bwera tuvuga Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera, niyo Mana yuzuye. Noneho rero Yesu ntabwo ari Data, ni mukuru wacu, ariko ni Imana. Ariko Imana ntabwo ari Umwana, kandi Umwana si Data. Tukubikana muri Yesaya ibice 9 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6 havuga ngo Imana ikomeye ni ka kamero yahoranye ataragira umubiri, kuko Yesaya yahanuye muri Ancien Testament. Ariko muri Nouveau Testament noneho Yesu abaye Imana Umwana, ntabwo Yesu ari Data, ahubwo Yesu ni mukuru wacu. Ni ukuvuga ngo umwuka reciprocité, gusubira inyuma. Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka. Tugumvikana iyo biri hamwe nibwo bihinduka Imana. Iyo mikoranire rero urabona yagiye cy'umubatizo wa Yesu, Yohana amubatiza, ijambo ry'Imana ravuga ngo yarari mu mazi ku mubiri. Noneho abatizwa ijwi rivugira mu ijuru ku Mana. Ni ukuvuga ngo urabona ko atari Imana yari iri mu mazi, hari umuntu uri mu mazi, ariko hari Imana iri mu ijuru, hari n'umwuka umanutse. Yego, ariko umwuka ntiwamanukana Imana. Nyirago wumva aho ubwo ni bwa butatu. Umwuka ntabwo wamanuye Imana. Kandi Yesu ari mu mazi ntabwo ariyo yari Imana, kuko urumva yaba Imana nta handi ijwi ryari guturuka. Aho ndaza kubaza nyuma, nkubaza niba Yesu nitugera mu ijuru tuzamubona. Ahubwo ikibazo hariya Yesu mu mazi ni umuntu, hari umwuka ngo Mana tusa n'inuma, ego, hakaba n'ijwi rivugiye mu ijuru ngo ni Imana ivuze. Iravuze ngo uyu niwe mwana wanje nkunda kamwishimira. None ko kukiriya bavuze ngo ni Imana, kandi uvuze ngo Imana yuzuzwa n'ibyo bintu bitatu. Iyi ngo nyine yuzuzwa n'ibyo bitatu, ni ukuvuga ngo ntaho kimwe. None se Imana igituma yuzuzwa na bitatu, iyo hataba Umwana ngo Umwuka Wera ntiyari kubatiza. Nibyo mpamvu bavuga ngo yuzuzwa na bitatu, kugira ngo bikoreke ni Imana yabatije, sibyo? Ariko ntabwo yari kubatiza iri mu ijuru, nuko Umwana yabaye mu mazi, Umwuka Wera akayiva akamuhabya. Noneho rero niko bimeze. None se pasi wenda sinzi icyo uri Umwuka Wera singutindaho. Ese icyo twavuga ku Mwuka Wera cy'ingenzi, Umwuka Wera rore ni umufasha. Noneho ruri ubuyobe buva ku Mwuka Wera nuko abantu batekereza ko ari umusimbura. Nako cy'ingenzi ku bakristo bakwiye kumenya. Usimbura Yesu, usimbura umuntu, kubati ubwo ndi mu imbaraga z'umwuka nta kindi nsabwa gukora, ndareka umwuka akore. Narizo mpamvu z'umuntu ntabwiriza iminota 60, bamuhaye 30, bamubwira bati watugize ute, ati mubaze Umwuka Wera niwe wayoboye. Ubwo ni ubuyobe
umwuka wera yaje aje kumufasha ngo avuge iby'Imana, ariko ntaje kumusimbura kuko afite akamaro imbere y'abantu. Nizo mpamvu ugomba kubahiriza kudakomeretsa abantu witwaje umwuka wera. Naho baba bashaka kuvuga akantu, ugomba kudakomeretsa abantu witwaje, ugomba kwitwararika, kwirinda kudakomeretsa abantu witwaje umwuka wera. Ngo uvuge ngo niwe wabikoze. Uraje abantu mu rusengero bagombye gutaba bakaja mu yizindi za gahunda, ariko urababwiye uti ntimundebe, mwe murebe umwuka wera gusa wakoraga. Ibyo ni ikosa, ni icyaha gikomeye, urawubesheye. None se pase tukiri aho, abasilamu urabizi ko ntibabyemera, kimwe no kwavuza bati mwede Jehova bavuga yuko Yesu ko ari umwana w'Imana ariko atari Imana. Abasilamu nabo bakavuga ko Yesu ari intumwa, bo nta nubwo batinda ku bintu by'umwana kuko ntabwo bati ntinabyarwa. Kavuga ko Yesu ari intumwa nk'uko Muhammad nawe ari intumwa. Ese ushatse kutubwira ko mu ijuru igihe abakirijwe cyangwa abubaha Imana cyangwa itorero rizaba rigeze ntabwo bazabona Yesu? Biranditswe mu byanditswe byeri byahishuwe 3 umurongo waho wa 21 na Yohana ya mbere ibice ni 3 umurongo wa 2 aravuga ngo bakundwa uko tuzasa ndikurerekanwa. Cyakora icyo tuzi Yesu niyerekana, tuzasa nawe tumurebe uko ari. Ufite ibyo byiringiro rero yiboneze kuko nawe aboneye. Yesu none agiye kuryuzuza aravuga ngo uzanesha wese niwe uzicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami kuko nanjye nanesheje yicarana data. Uvuga ngo Yesu arahari rero. None kubera icyo wakomeje kuvuga ngo Yesu adahari, Imana ntihari, Imana idahari, na Yesu ntahari, n'umwuka ntahari, kandi uwamaze utwega ngo kimwe kidahari n'ibindi ntibihari. None ubwo urumva yaba atari umuntu umwe gusa uhari? Ni ukuvuga ngo imikorere ni turi mu kazi. Ni ukuvuga ngo Imana mu kazi birakorana, yuzuzwa n'ibyo bintu. Nizo mpamvu hariho umuremyi, hakaba uweza, hakaba noneho n'umukiza. Bana uweza ninde? Ubwo n'umwuka. Kandi amaraso y'umukiza ari yatweza. Ni yatweza, ariko mu mirimo wakorana bayita sanctificateur. Ni ukuvuga ngo umwuka wera areza, Yesu akaba umukiza. Ariko umwuka wera nawe ntiyeze Yesu adahari, akeza Yesu ahari, akeza n'Imana ihari. Naho ngaho noneho rero igihe tuzaba twicaranye na data, ni ka kamero k'Imana Yesu yasubiranye, kandi yari yarataye igihe cyo gusiga ubwiza bwe kugira ngo acungure. Ariko Imana data, Imana umwana, Imana umwuka wera bishushanya mu kintu gisa na triangle, none ikaba yitwa Imana. Data, umwana, umwuka wera, hagati bakandika ngo Imana. Ubwo aho hose birahari, ariko noneho mu buryo bubumbye hamwe nka triangle ni Imana. Agasonga kamwe ni data, akandi gasonga umwana, akandi gasonga umwuka wera. Kitonderwa kandi karahare ku gasonga. Imana ikaba hagati. Iyi niyo Mana ifite data, ikagira umwana, ikagira n'umwuka wera. Iki ni ikibazo abantu bafite n'ubu batari bumva ubutatu. Nta muntu byumva, nta muntu byarabayobeye. Wa niyo byemera baramubaza kaburecha. Akaburecha. Ndashaka ko tuzakora ikiganiro ku butatu abantu bakabyumva neza. Kuko bamwe baraza, kandi ubwo ndivugira none abemera ubutatu bw'Imana. Ariko mwe baraza akavuga ati oya, Imana Yesu ntawubaho, nta n'uwo tuzabona, ahubwo ni Imana yihinduye umuntu yongera yihindura umwuka. Branham. Nuko bavuga. N'abarokore benshi rwose baba bapanikoti babihamya kariko kuri. Bati yari Imana mu isezerano rya kera, mu isezerano risha ahinduka umwana, noneho muri dispensation Yesu amaze kuzamuka niwe wagarutse mu mwuka. Nuko bavuga nyine. Ndashaka kuzatwigisha kuri iki kintu abantu bakacyumva neza, ubutatu bakabwumva neza, kuko ni kintu gisobanutse. Niko abantu bibesha. Ni ukuvuga ngo icyambere watubwiye Bibiliya, ijambo ry'Imana ni iki? Icyakari mbabwira Imana. Icya kabiri utubwiye Imana. Ubwo umuntu wamenye Bibiliya neza akamenya Imana abatangiye kwinjira mu kuba atahungabanwa n'umuyaga n'imiraba y'inyigisho zose zipfuye zo mwisi. None si Imana umuntu yakwijana mu kindi gihugu ngo ugiye gushaka Imana atari ku isezerano ryawe n'Imana ukabyemera? Imana uba wayimenye.
oya kwibiri hose se kwitaye nta nubwo yakuzanira indi mana y'igiti cyangwa icyo ari cyose ngo uyeme. ikindi rero kuwerekwa ku nzira z'itumanaho ntabwo umuntu yerekwa bitewe n'aho yicaye. Umuntu yerekwa bitewe n'uko ari, n'uko asa mu mutima, kuko imana ntabwo ari ahantu, imana ahubwo ni ukuntu. ukuntu ushatse kuvuga iki pasi? Imana ntabwo ari ahantu. Ukuntu ubwo ni iki? Uko uteye. Twihute none tujye ku cya gatatu cyo dusorezaho. Icya gatatu ni iki? Icya gatatu niwe Yesu nyine navuze. Nuvuga ngo twahere kuri ijambo ry'Imana ni iki? Ego Imana ni iki? Noneho umwana w'Imana ni iki? Ariwe Yesu Kristo. Nuvuga ngo dushoje umwana w'Imana. Imana wayivuze uvuze na Yesu Kristo. Ubwo ndangije bibliology, theology, Christology niho tuga. Okay, tujye ku cya kane cyo dusorezaho. Icya kane ni umwuka wera. Sobanure gato ku mwuka wera rero. Umwuka wera ni umufasha. Ikintu bita mu Kigiriki parakletos bisobanura ngo umuntu ugendana n'uwahamagawe amutabara mu byadashoboye. Kuko ntabwo byose ubinanirwa. Umwuka wera aratabara ahantu hagiye kukunanira. Niyo role yawo, nicyo bita parakletos. Akugenda iruhande kugira ngo pasi tukira aho wende yangana icyo utabishoboye agikore, kugira ngo kitungane nk'uko Imana ishaka, kugira ngo icyo utashoboye waje agufashe kugikora. Ariko we uwemera, ari uko uwemera. Aho niho shaka ko tuganira kandi ubundi se pasi ikintu nakubaza, ubundi umwuka wera kuki uvuze ngo umuntu ngawemera? Umwuka wera ko twabonye ko ari umwuka ubera hose cyarimwe. Ego ni ngombwa ngo ajye ku muntu wemera cyangwa umuntu wese kuko ariyo ntego ye yamuzanye mu isi agomba kumujya? Oya, muri Luka ibice 11 umurongo wa 11 kugeza 13 haravuga ngo ninde mwana asakunda akaba yamusaba ifi akamuha inzoka? Ninde mwana asakunda akaba yamusaba umugati akamuha ibuye? Ninde mwana asakunda akaba yamusaba igi akamuha sikorupiyo? Ati ijambo ry'Imana ngo ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so mu ijuru ntazarushaho kubaha umwuka wera kuba umusabye. None se pasi awushatse kutubwira ngo ubu ngubu umwana watagusabye ikintu ntiwakimuha? Ndi kuvuga ngo ushobora kutakimuha cyangwa kukimuha bitewe na gahunda y'ubuzima bwanyu, ariko icyo wamenya ko akeneye ni icyo yagusaba. Imana kizi byose nk'uko babitubwiye, iyobewe ko nkeneye umwuka wera cyangwa wowe ukeneye. Imana yaturemanye gutekereza, Imana ituremana kumenya, Imana ituremana guhitamo. Imana none ituremana umudendezo. Ntabwo idukorera ibintu tudashaka. Ibyo wowe ushaka nibyo gukorera, ibyo usabye yabigukorera, ariko atari ibyo gusenya, ari ibyo kuzuza umurimo wayo. Niba ari ibyo kuvugurura ubugingo cyangwa ibyo kubaka itorero yabiguha. Ntabwo dusaba byose. Pawulo yarabihakanye bati dushobora gusaba byinshi n'ibyo kwangiriza. Byose turabyemererwa ariko siko byose bigira umumaro. Hari mu Bakorinto wa mbere 6:12. Ubwo nuvuga ngo Imana urasaba ikamanza yereba ko gifite akamaro none ubwa kabiri. None se umwuka wera ko intego ye ari ukudufasha nk'uko umaze kubigaragaza, kudufasha. Abonye uwo mwana atabishaka kumusaba ntiyamusanga kugira ngo aze kumufasha kandi abona imbere ye akakwigisha gusaba kandi uzi yaraguhaye guhitamo. Oya, ntabwo Imana ibikora. Cyaba ari nk'igitutu, cyaba ari nk'uburetwa. None se baze umwuka wera umuntu awuzura ryari, awuhabwa ryari, ni kigaragaza ko yawuhawe? Oya, hari intambwe 3 umwuka wera anyuriramo. Intambwe ya mbere ni intambwe yo guhabwa umwuka wera. Byakoze n'intumwa 2 umurongo wa 37 kugeza 40. Intambwe ya kabiri ni yo kubatizwa mu mwuka wera. Abakorinto byakoze n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 4 n'uwa 5. Igice cya gatatu ni intambwe yo kuzuzwa umwuka wera nk'uko byanditswe mu byakoze n'intumwa 2 umurongo wa 4. Bose buzuzwa umwuka. Ibyo rero ni intambwe 3 umwuka wera akoreramo. Abafite izo ntambwe bagatana ntibasa.
abafite izo ntambwe ntibasa. Umuntu guhabwa umwuka wera bisobanura ngo ugera ku rwego rwo kugira ubwoba bw'icyaha, ariko ntabwo ari urwego rw'impano. Impano ziza nyuma y'umubatizo. Hanyuma kubatizwa rero, kubatizwa ni ukuvuga ngo ni kwa kundi umwuka wera aba hose, ariko noneho akagendagenda. Uzi ko mu isezerano rya kera niho urabyumva neza. Umwuka wera akaza kuri Dawidi cyane, hariya muri Samweli ya mbere 16:13 bamusutseho amavuta. Umwuka wera akaza kuri Samusoni, Abacamanza 14:5-6, agafata intare akayitanyagura ku bw'uwo mwuka wera nk'uko umuntu atanyagura umwana w'ihene. Izo mbaraga z'umwuka wera zikamuzaho, zamara kumukoresha icyo ahamagariwe gukora zikagenda. Umwuka wera akaza kuri Dawidi akarwana intambara agatsinda, umwuka wera amara kugenda agasambana. None uko ni kumubatiza se? Oya, uko ni ukumuzaho. Turashaka kubatizwa rero. Kubatizwa noneho umwinjiramo, ugahindura umutima. Hari kuba watangiye kureka icyaha bitewe nuko wahawe umwuka wera. Uba wabwiwe nyine, umwuka wera yakwigezeho akakuburira, kuko ni umuntu. Ntabwo umwuka wera ari imbaraga. Umwuka wera ni umuntu. Yego. None akugera akakuburira ariko atarinjira mu mutima. Ugatinya icyaha. Ariko uko gutinya icyaha ntabwo guguha Kristo buhoraho. Ahubwo kubatizwa niko gutuma uba ikintu cyitwa icyaremwe gisha, ku byago bwa kabiri. Ni intambwe yo ku byago bwa kabiri. Iyo rero umaze ku byago bwa kabiri undi icyaremwe gisha, uhabwa impano. Kubatizwamo ni iki kiranga ko wabatijwemo? Ikiranga ko wabatijwemo ni uko haba impano zigaragara. Tuvuge nk'Abadivantiste bemera umwuka wera mu buryo bw'impano. Bemera umwuka wera ariko ntibemera umubatizo. Icyo nicyo nshaka kubwira. Kuvuga ngo Umudivantiste kwemera umwuka wera ko arawemera, ariko dore ikikwemera uburyo bawemeramo ni ubundi. Ni ukuba ushobora gufata ijambo ry'Imana, Bibiliya, ukigisha ijambo ry'Imana, ngo niko kuba waramaze kuwubatizwamo. Oya, kuwuhabwa. Ngo warawuhawe. Ahubwo ariko ibyo kuvuga ngo izindi mpano, ngo kwirukana abadayimoni, gusenga indwara z'indimi, ibyo ntibabyemera. Kubera ki biza nyuma y'umubatizo? Biza nyuma y'umubatizo. Ubwo bivuye ngo ntabwo bajya babubatizwa. Oya, ntabwo rugeraho. Wari utubwiye ngo umuntu wabatijwemo ngo amufashe iki? Ngo nibwo ubukristo bwawe bwemewe neza. Nibwo buhoraho. Nibwo buhoraho. Nuvuga ngo iyo wabatijwemo ubukristo bwawe buhoraho, kuko baba icyaremwe gisha, wabaye undi muntu. Icyo gihe rero nibwo ijambo ry'Imana uyoborwa, nibwo uyoborwa nawe. Haravuga ngo kuyobora neza, abayoborwa n'umwuka nuko abari muri wowe. Yesu yaravuze muri Yohana 14:15 ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data azabaha undi mufasha wo kubana namwe. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamuzi kandi batamura, ngo ariko mwe muramuzi, ubwo azaza azabana namwe kandi azaba muri mwe. Bisobanura ngo ni ukuba mu mutima. None impano zikaza nyuma y'umubatizo. None ubushobozi butubwira ngo abantu uwo mwuka wera atajemo, Kristo bwabo ntibuhoraho. Ni ukuvuga ngo biterwa n'impano wahawe. Turumvikana? Impano ziratandukanye. Hari abantu batekereza ko gusimbuka ariko kubatizwa. Oya, ahubwo kugira wasengera ufite impano ntabwo asimbuka, si ngombwa, ahubwo asengera abarwayi acecetse. Ese impano nizo zituma uwo muntu ubukristo bwe buhoraho? Oya, kubatizwa kuba yarabaye cyaremwe gisha. Urumva waravuze uti umuntu utarawubatizwamo ubukristo bwe ntibuhoraho. Ni uvuga ngo umwuka wera akora nko gutabara nka ba Samusoni, nka ba Dawidi. Nubwo buryo akorana nabo. Nubwo buryo akorana nabo, utinya icyaha koko. Ariko imbaraga tuvuge nk'akarengane ka persecution icyo naguha ku rugendo. Ubwo ni cya cyigisho twarangije cyo kubitorero riri gutinya gutotezwa rikemera ko. Ni uvuga ngo umuntu wabatijwe mu mwuka wera iyo ari mu masengesho ntatinya icyica umubiri, kuko aba ari ahandi hantu. Ariko umuntu utarabatizwa mu mwuka wera
induru iravuga ubwoba bukamusaba, ubukristo bwe bukaba burahagaze. izo mana bwiye ngo kubicare mwigisha haba hari n'intambwe wagezemo, none nayo ntabwo iguha garanti yo gukora ibyiza gusa kubera umuntu afite conscience. Imana yaturemeye gutekereza, ituremana kumenya, ituremana ubwenge bwo guhitamo. Rero nubwo waba warabatijwe ushobora guhitamo nabi, ariko imbaraga zo guhangana n'isi n'ibibazo nko kwiyiriza ubusa iminsi 5 ntabwo wabishobora utarabatijwe mu mwuka wera. barabikora da, utarabatijwe mu mwuka wera barihambira pasi, barihambira bakayakora. Yampaye nka rero nibyo uba warahawe umwuka wera, ariko utarabatijwe mu mwuka ntiyagera ku minsi 5. barahagera kuko umuntu wabatijwe mu mwuka wera akabahangaho nka ba Samusoni akahagera. ntabwo uwo nguwo atinda uwo guhanga, kuko umuntu wabatijwe mu mwuka wera agira imbaraga zinetarariza ibintu byose byaza nko kwica umubiri. nizo mpamvu igihe cy'akarengane abantu babambwaga bishimye kubera iki? Umwuka wera. Aha, kubera iki abadivantiste ndetse namwe mu madini amwe namwe batabatizwa mu mwuka wera? Oya, ni ukutawusaba. Ni ukuvuga ngo icyambere kugira ngo umwuka wera kuzeho ni ibintu bingahe? 5. Icyambere ni ukwizera, icya kabiri ni ukwirekura, icya gatatu ni ukubikenera, icya kane ni ukugira ishari ry'umurimo, icya gatanu ni ukwatura ibyaha. Wenda duhere ku cyambere, kwizera ntaba yarizeye se? Kwizera ashobora kwizera ariko akizera ibindi. Ushobora kwizera ngo Imana iriho, turkumvikana, ariko ukaba utizeye ko umuntu yabatizwa mu mwuka wera ngo yavuge indimi. Utabyizeye ntabwo yakuza. Ntabwo yatabyizeye, birafata. Kwiyoroshya bita kwirekura. Icya kabiri no kwiyoroshya, kwirekura ni ukumva imbaraga zigiye kuza ukagira isoni ry'abari kukureba, ngo utagwa bari kureba, udakura mu ishati. Ntabwo ubwo wawuzwa. Oya, bisaba kugira ngo wirekure, ureke ategeke. Icya gatatu waravuze ngo ni ukugira inyota, harya ngo ni ukubikenera. Kuwukenera ubikeneye Mana, ariko nzagubya kuba umukristo koko n'abatiwe mu mwuka wera. Maze ibyo nibyo uvuga rero abantu benshi bakabipinga, kuko ibintu by'umwuka wera abantu benshi nabyo babiha agaciro. Ubura kuko nzagubya gukora umurimo w'Imana nta mwuka wera mfite. Imana irahumva iyo ukiranuka. Icya kane ni ukuba ufite ishari ry'umurimo, ishaka ry'umurimo. Kuki ibi bipfa? Oya, kuki ntaje kubwiriza Uganda mfite imbaraga? Kuki ntaje kubwiriza Kenya Imana ikamba imbaraga menka tutura ubutumwa? Kuba ushaka ko abantu bihana, Imana iravuga ati reka nziguhe, ariko udashaka kugira ngo bakumenye, atari icyubahiro ngo maze banyemere. Ahubwo bati bari abantu ntabwo nababwiza amagambo yo kwemeza ko abantu mfite imbaraga z'umwuka wera, bari abantu ndaba nshaka kubajaho. Irawugwa kuko utekereza byiza. Ukumva? Icya gatanu rero ni ukureba ko ntacu upfa n'abantu, urakiranuka kuko mu buzima bwo gukiranuka. Noze pase umwuka wera buryo umwe uvuga, hari abantu benshi b'intiti mu bwenge bw'isi. Yego, ibyo bintu batabiha agaciro cyane. Unavuga umwuka wera ukabona ahubwo akenshi hari n'igihe ushobora guta kureba mu buyobe ati ngaho ugarutse muri bwa buyobe bw'abanyamadini. Urumva ibintu byose bikontorora mu mubiri gusa, ntibashaka kumva icyo kintu. Iyo uvuze umwuka wera wumva batabishyikiye. Uyu mubatizo ukugendana n'ibyo 5. None ubwo akaba ari rwo rugero duhaye ko igituma mu madini amwe namwe batawuhabwa niyo mpamvu batawubatizwamo. Nizo mpamvu hari abafite icyaha bafitemo inyungu batareka, hari abapinga ko atari ngombwa. Deja warangije kuvuga ngo si ngombwa, nyine si ngombwa. Hisi Imana yo ko ari utanga irawuguha uzi ko atari ngombwa. Ari icya gatatu wavuze ngo ni ikihe? Navuze ngo icya gatatu navuze ngo kubikenera ikabikubonamo kubikeneye. Icya kabiri ni ukwirekura. Oya,
ubwo tugarutse ku bintu bitatu by'umwuka wera, wavuze ngo wari kuwuhabwa intambwe eshatu. intambwe eshatu. Kuwuhabwa, kurya utinya icyaha, muri Yohana 16:7-8. ubwo azaza azabemeza icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Ariko hari no kubatizwamo ubuteye imbere, impano zigatangira ubwo rero urwego rwo kubatizwa ruri mu itorero rya Pentekote, ariko ntabwo ruri mu babatisita, ntabwo ruri mu Anglikani, ntabwo ruri mu badive. oye. Hanyuma icya gatatu iyo ntambwe kuzuzwa gutinda mu masengesho ukawusinda. Kuzwa no kuwusinda, kamera nk'uwasinze. Kuwusinda Paulo bati mureke gusinda inzoga ahubwo musinda umwuka wera. Noneho hara muri byakoze n'intumwa 2:13 haravuga ngo batangira kuvuga izindi ndimi, ngo abanyamahanga bari kuhatambuka bumva indimi ziwabo, ngo baritegereza basanga bagaramye, ngo baravuga ngo basinzihira. Ubwo ruvuga ngo mwawusinze mwawugotomeye. Gusinda umwuka wera mwawugotomeye. Ariko byo biraryoshye. Pase biraryoshye kuwusinda kabisa. Byiza cyane ugahirima utabira. Uretse ko ari igihe urimo utambaye ikareso uri umugore. Oya, aho ngaho bahita bavuga ko atari umwuka wera wuzuye. Umwuka wera kwambika ubusa se ngo ni umwuka. Igine control. Kandi batubwiye ngo umwuka wera ni umuntu. Ara control. Nyine kontrole hariya mu bya Abakorinto 2:14-32 avuga ngo umwuka w'Imana ugengwa nawo nukugira ngo we kujura ta conscience kaje karabaho kuva ngo eske sindi kubakereza, eske sindi kubasakuriza, kabemo iyo kavuye muri urabazambiriza kandi ari umwuka wera. Ngo nukuvuga ngo aho uri kutwereka ngo ibi bibuze mu muntu atarabihawe, haba kuba potere, bishop, archbishop, kuba umuyobozi runaka w'idini runaka, hari igihe abikora nabi kuko atabifite. Abikora nabi ariko ntaco bimutwara kuko yakoze amafuti ni uyategeka. Ntaco bimutwara. Icya kabiri, ubwo nabo abakristo ntago bashobora kuhagarara kuri level nziza. Oya, ntabwo bakubaka ku rufatiro. Nizo mpamvu zumva bamwe bizerwe ubayoboraho kwizera Imana, kuko yababwiye ati mugomba kunyura kuri njaka ninje bagezayo. Hari abiyise none abahuza nka Muni, hari abiyise abahuza nka Joseph Smith, hari abiyise abahuza nka Branham. Ntiwumvuge ngo wagera ku Mana atakubwiye. Na papa reka papa nawe iri muri ibi. Akaba na papa. Rero ugeze mu rugo rwego ubuyobora amakosa. None amakosa urayiyoborera kuko nabo uyoboye arinjije ntacyo bazi. None oya, nubwo batabinjije ariko kukurwanya wenda ntiyiteguye cyangwa. Ariko ndimo nago mvuga ubujije kubyisi, ndavuga ubujije kubi ibyo bintu by'Imana. Urumva uwo muntu ninjije ntacyo, wowe ibyo ukora urabizi ariko ntabyaza. Ikindi nabaza umuntu udafite ibi bintu, ni izihe ngaruka zindi watwereka ku bakristo cyangwa ku bayoboke bayo madini no ku bayobozi bayo? Ni izihe ngaruka zindi zihari? Kutamenya doctrine. Kutamenya biriya bintu bine, kuko turavuga 10 ariko tugeze ku cya kane. Iyo utazi Bibiliya neza, utarayisobanukiwe mu mateka yayo, ugira ibindi bitabo uyisimbuza. Icya kabiri ukayisimbuza ubuhanuzi kandi ari mwo biri. Kikaba ikibazo rero ukagendera mu buyobe. Icya kabiri nanone ingaruka zibaho kutamenya Imana bituma uyishakira ahantu ntuyiyumvemo ngo uyigendane, aho ukazi kuyisanga ahantu. Abantu batiri hano Imana irahari, we ntahitaba. Ubwo niba abandi bavuga bati bunaka niho hari Imana byatari. Hari icyumba gishyushye. Hari abantu basenga bahanura ati hari Imana. Nk'abantu bavuga ngo uyu munsi Imana yatusuye, ntabwo iba yavuye ahantu, ahubwo mwamwifashe neza ikihishura muri mwebwe. Yego. Icya gatatu ni Yesu Kristo. Kumenya ko ari umwana w'Imana, ukamenya ko ari umucunguzi. Ku muntu rero utaramumenye muri ubwo buryo bwose twavuze Yesu Kristo, nuvuga ngo nukuvuga ngo ingaruka imubaho nuko yemera abandi bahuza hagati y'Imana n'abantu. Akavuga ati Yesu adahari mbo William Mirera arahari, Yesu adahari Mahoma arahari, muhanuzi runaka arahari, Mahoma arahari. Yesu adahari nane Kadima arahari, Yesu adahari Branham arahari. Nico ntihagwa ngaho kutamenya agaciro ko gucungura. Icyanyuma umwuka wera ku muntu noneho utarawubatijwemo ngo nawusinde.
ntabwo yavuga ubutumwa ngo abantu bihane, ahubwo yakwihanisha abantu mu buryo bwo kwishaka abayoboke nk'ishaka, aresha nk'ishaka, arambagiza nk'ishaka, ntabwo abwiriza ngo agire ijambo ry'imbaraga ryasekuye umuntu ngo ahinduke, kandi uwo muntu wo kahinduka ahindutse. nuvuga ngo nabo barihanisha ariko batanga amabwiriza nk'ishaka rya politiki, bakaba tuzaze gusengera iwacu akakugaruka ubatereka njewe numve. Ariko iyo ufite imbaraga z'umwuka zo ziranaramutegeka akava mu byaha atanashakaga kubivamo. Sipaze nk'uwo muntu wavuze ubutumwa ko bw'ishyaka, nk'uko bishushanyije ngo ni nk'ishyaka rya politike y'imiyoborere ya politike, uyu muntu ubundi ahinduye arahinduka burundu? Ntabwo ahinduka, ni umunyedini. Umunyedini byanditswe mu Bafilipi igice cya mbere umurongo wa 15 haravuga ngo bamwe babwiriza ubutumwa bwiza kubera ishari, abandi bakabwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo bireme ibice, ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo abandi bakabivugana umutima mwiza. ni ukuvuga ngo hakenewe rero imbaraga z'umwuka kugira ngo abantu bavuge zo ziri mu kuri, kuko umwuka wera ari Imana, sibyo? ni uyobora abantu mu kuri kose, ziri mu kuri. Ikindi zikurusha imbaraga, zinarategeka. waba ushaka wanze kuva mu cyaha, Imana umwuka wera agakora ikimenyetso cy'imbaraga umuntu atakora, nawe ukavuga uti ibi byo nibyo, ibi nibyo pe, ibi nibyo. ubwo izo ni zimwe mu ngaruka. Mu ngaruka ya pasi, murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Reka mudufashe gusenga kugira ngo Imana ibashe kuyobora abantu mu gushyira mu bikorwa ubutumwa muvuze. Tuje imbere yawe Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana idahinduka, uri Imana ibera hose icarimwe, uri Imana idacogora, uradufasha mu bihe bikomeye, uradufasha mu bihe biruhije. Ni kubwawe turi aha hantu kandi twaganira amagambo yawe. Ijambo ryawe ratubwira ngo umwana w'umuntu ntabeshwaho n'umutsima gusa, ngo ahubwo azatunga n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Tumaze kuganira ibyanditswe byera kandi tuzi ko byahumetswe nawe, bigirira umumaro kugira ngo bigere ku bantu benshi, bibayobore mu nzira nziza, kugira ngo umuntu wese agaragare ko ashitseho gukora imirimo itunganye. Turagushimiye Mana ko watwemereye umwanya mwiza, ubane natwe, ugeze ubutumwa bwiza kuri bose, kandi urushaho kugera ku mitima yabo, barisheho kwemezwa kubw'imbaraga z'umwuka wera wageneye abigishwa bawe. Turashimiye ibyo twakoze byose, uyu munsi w'umugisha kuri twese. Abumvise bose ubagirire neza kugira ngo bashe kurabukwa maze bakwizere. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amena. Reka tugushimire nshuti muvandimwe warubanye natwe, komeza kugira ibihe byiza. Ikiganiro nakagaruka. Shalom, shalom, shalom. Azatujana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora